Mu mateka y'ikiremwa muntu yose yabayeho, umuremure kurusha abandi yitwaga Robert Wadelo. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu mwaka w'1918. Uburebure bwe bwari metero 2.7, ni ukuvuga feet zisaga 8 na inches 11. Yaje kurwara indwara yitwa gigantism iterwa no kuba umusemburo wo gukura uba wabaye mwinshi cyane mu mubiri. Ibi byaje gutuma akora bidasanzwe kugeza ku rupfu rwe. Apfa mu mwaka w'1940, apfa afite imyaka 22, apfa azize uburebure bwe. Mu butayu bw'amayaga no mu misozi y'ibyatsi birebire, mu gicucu cy'ibiti bitagira indeshyo, mu mashyamba ya Afurika, hari inyamaswa idasanzwe igaragara nk'igihangano cyihariye cy'Imana. Ifite uburebure buruta ubw'izindi nyamaswa zose zibaho ku isi. Ijisho ryayo rirenga imisozi, umutima wayo ugatera nk'ingoma ikomeye cyane, kandi igatembera mu butayu n'ubwitonzi busakaye. Kugira ngo ibashe kubaho kandi ibashe kurya, ihangane n'abanzi bayo, igomba gukoresha buri rugingo rw'umubiri wayo rudasanzwe mu buryo butangaje cyane. Ese niba Robert Wadelo yarapfuye akiri mutoya cyane ku myaka ya 22 azize uburebure bwe, ni gute Twiga, giraffe zibasha kubaho n'ubu burebure bwazo budasanzwe busaga metero 6, zikabwifashisha zikabubyaza umusaruro? Ndabasuhuje, nyita Jean Marikov. Iki ni ikiganiro ubuzima bw'ishyamba, ikiganiro ntahwema kubashimira ko mukurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, kora subscribe, unashangiza inshuti zawe, unakande like, kugira ngo ikiganiro cyose tuzajya dukora, cyane cyane bizakurikira iki ngiki, bizajye bikugeraho ku gihe. Niba kandi usanzwe uri umubanyi wacu, ndagushimiye cyane. Mu kiganiro ubuzima bw'ishyamba cya none kiradufasha gusobanukirwa ukuntu imiterere ya Twiga, kuva ku ijosi ryayo rirerire kugeza ku mutima ukomeye n'amaguru maremare cyane, arizo ntwaro ziyifasha kuramba ku isi yuzuyemo amayeri n'ibyago. Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro, reka turebere hamwe ijosi rya Twiga. Ijosi rya Twiga ni kimwe mu bintu bitangaje cyane mu nyamaswa zose zo ku isi. Rirerire, rigizwe n'inyama, inyama zigera kuri 7 nk'izindi nyamaswa zose, ariko zitandukaniye mu bunini. Buri gufa, buri rugingo, buri musokoro bishingiye ku bukori budasanzwe bw'umuremyi. Ijosi rya Twiga rishobora gukura cyane nk'uko uribona ukiyibona, rishobora kugeza ku burebure bwa metero 2.5. Uribuka umuremure twatangireho witwa Wadelo yari afite metero 2.7, none ijosi rya Twiga ryo ubwaryo rifite metero 2.5. Ariko se ni iki gifatika gifasha Twiga kurikoresha neza? Iri josi ryayo rituma ibasha kurya ibiti bidashobora kugerwaho n'izindi nyamaswa izo arizo zose, kuko biba biri mu bushorishori cyane, nk'amababi n'amashami yo hejuru y'ibiti by'iminyinya. Niyo mpamvu utazigera ubona Twiga iri gusangira ku isahani imwe n'izindi nyamaswa. Ijosi ryayo ribuha uburenganzira bwo kurya itaruhanyije. Iri josi ryayo si iryo kurya gusa. Mu butayu bwa Afurika, aho abanzi bashobora kuba bihisha impande zose, kuba Twiga ifite ijosi rirerire bingana gutya biyiha ubushobozi bwo gukubita ijisho rigahinguranya imisozi myinshi, ikareba kure hashoboka, ikamenya aho umwanzi aherereye, ikaba yakirwanaho mu gihe icyo ari cyo cyose. Mbese ni nk'umurinzi uhagaze hejuru ku musozi,
yiteguye gutabaza umuryango mbere y'uko umwanzi abageraho. Bishobora kukuyobera cyane ukuntu amaraso atera agatembera mu mitsi y'ubwonko avuye ku mutima, harimo intera ingana kuriya y'ijosi. Ariko izi twiga zifite umutima w'igitangaza ushobora gutera inshuro nyinshi ku munota kugira ngo usunike amaraso n'imbaraga nyinshi kugira ngo amaraso agere ku bwonko. Hari kandi n'imifunga izwi nka valves iba mu mitsi yayo ituma amaraso adashwanyaguza ubwonko, nko mu gihe yaba yunamye igiye kunywa amazi, umuvuduko w'amaraso ushobora kwangiza ubwonko. Iyi mifunga niko kazi kayo. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro reka turebere hamwe umutima wa twiga. Mu nda y'iyi nyamaswa mu gatuza harimo igice kidatangirwa udashobora kubonesha amaso urebeye inyuma, ariko cyuzuye ubwirinzi n'ubuzima. Umutima ni igikoresho cy'ubuzima ushobora kwita imashini y'amaraso. Uyu mutima kandi wihanganira ingufu n'igitutu kitamenyerewe ku nyamaswa zisanzwe. Nimvuga igitutu, wumva umuvuduko amaraso aba afite n'imbaraga aba afite mu guturitsa umutima. Umutima wa za twiga uraremereye cyane, usanga twiga y'ingabo yakuze neza umutima wayo ushobora kugeza ku biro 11. Uruta cyane uwandi matungo n'inyamaswa byose byabayeho ku isi. Uyu mutima ufite ibiro bingana gutya ushobora gutera kugeza ku nshuro 170 ku munota kugira ngo usunike amaraso abashe kugera ku bwonko buri hejuru ya metero 2.5 twabonye ko ari bwo burebure bw'ijosi. Ni urugendo rurerure rugoye, ariko umutima wayo ubikora mu bushake n'ubuhanga nta kwivovota. Ese utekereza ko niba amaraso atembera kuri uwo muvuduko, iyo twiga yunamye iri kunywa amazi, ubwonko buba buri hasi kandi umuvuduko w'amaraso ntugabanuka habe namba? Ese nta ngaruka byagira ku bwonko? Mu mitsi yayo harimo imifunga izwi nka valves zibasha kugenzura amaraso yinjira mu bwonko, cyane cyane igihe tukiga yunamye irimo kunywa amazi, bityo ubwonko bukaguma butekanye. Uretse kwihanganira umuvuduko w'amaraso, umutima wa twiga ufite urukuta rukomeye cyane rwubatse ku buryo udashobora gusenyuka byoroheje, ndetse n'igihe cyose ugatanga ingufu nyinshi cyane zihagije umunsi ku wundi. Nta bwiza bwo hejuru bwaba bwuzuye hatarimo imbaraga zivuye imbere. Umutima wa za twiga si igice cy'umubiri gusa, ni urufunguzo rw'ubuzima ubwabwo, ariko rutanga igire n'icyubahiro mu butayu, igatembera yisanzuye n'ubwitonzi nk'umwamikazi w'ibisigazwa bya kera. Mu gice cya gatatu cy'iki kiganiro reka turebere hamwe amaguru ya twiga. Amaguru yayo ni maremare cyane nk'imigongo y'amashami y'ibiti binini, inkingi z'icyubahiro, ariko nanone intwaro z'amahirwe n'ubwirinzi. Ijisho rya muntu rihita ribibona igice kinini cy'uburebure bwa giraffe gituruka ku maguru yayo. Ukuguru kumwe kwa twiga gushobora kugeza kuri metero 3.5. Bivuze ngo Robert Edero asumbwa n'ukuguru kwa giraffe. Ni ukuvuga ko ukuguru kumwe kwa giraffe gusumba umuntu muremure wabayeho mu mateka y'ikiremwa muntu. Ibi bituma twiga ibasha kugera aho izindi nyamaswa zitagera, ikarisha amababi yo hejuru cyane kandi igasimbuka imbogamizi z'ubuzima. Ariko si ukugera kure gusa. Amaguru ya twiga afite imikaya ikomeye
cyane kandi ifite uburyo bwihariye bwo gutuma amaraso ataguma mu birenge ahubwo agasubira hejuru ku mutima. Hari udutsi n'imikaya bifatanya mu kurwanya imbaraga rukuruzi zizwi nka gravity, bikagabanya ibibazo byo kuba amaraso yahama mu birenge cyangwa se mu bice byo hasi by'amaguru. Ibintu bisanzwe bibaho cyane mu bantu bamaze igihe kirekire bahagaze. Twiga ntizikunze kurwana kenshi, ariko iyo bibaye ngombwa ukuguru kumwe gushobora kuba intandaro y'urupfu ku nyamaswa z'inkazi cyangwa se inyamaswa zisanzwe. Iyi ikubise urushi rw'ikirenge mu mwanya wa nyayo igapima mu cyico, ishobora kuvuna igufa cyangwa kwica uwo bahanganye. Ubu ni ubwirinzi bukomeye buyifasha kwirwanaho mu mashyamba akomeye yuzuyemo ibyago. Nubwo amaguru yayo ayifasha mu kwirwanaho, nanone ayibera imbogamizi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho bitewe n'uburebure bwayo ashobora kuyibuza kunywa amazi byoroshye, aho biyisaba gutandukanya amaguru kumwe hirya ukundi hino, ikabasha kunama kugira ngo ibashe kunywa amazi. Ibi bituma igihe cyo kunywa amazi bishobora kuyibera icyago, aho umwanzi ashobora kuyica urwaho akayisingira muri izo ntege nke. Ariko Twiga, reka mbibutse ko ifite ijisho rireba kure, irabanza igacekinga ikareba ko nta mwanzi uri hafi aho, ikabona gushoka. Mu gice cya kane cy'iki kiganiro, reka turebere hamwe ururimi n'akanwa bya Twiga. Mu gihe izindi nyamaswa zisanzwe zirya ibiri imbere yazo, Twiga yifite ubuhanga n'ubushobozi bwo kugera kure hagerwa na mbarwa, ibifashishijwemo n'uburebure bwayo. Ururimi rwayo rurakomeye kandi ni rurerure, rurihariye nk'igikoresho cy'umurimo wihariye. Ururimi rwa Twiga rushobora kugeza kuri santimetero 45, ni ukuvuga hafi 1/2 cya metero. Uribaza ubu burebure? Iruruha mu biti bifite amahwa n'ibisharu, ariko ntibiyikanga. Ni uko ururimi rwayo rufite ubushobozi bwo kwihanganira ibirujomba n'amahwa y'imishubi. Rurakomeye, rufite ibara ry'umukara wiganjemo ubururu. Akanwa kayo gafite amenyo yihariye. Mu gihe abantu benshi bazi ko Twiga ari inyamaswa nini kandi nibyo koko, nk'izindi ndyabyatsi zose, Twiga igira amenyo y'imbere hasi gusa, uzarebere nko ku nka. Ayo menyo niyo yayifasha gukanja ibyatsi n'ibindi biti byose iba yariye, hanyuma ururimi rukayifasha kubivanga n'amacandwe kugira ngo bigere mu gifu bitenganye. Ntitwirengagize kandi ko Twiga amacandwe yayo aba ari imyunyungugu ifasha gukiza ibisebe iba yatewe n'ibisharu iba yariye, kugira ngo ibisebe bitazamo ama infection. Igice cy'ikiganiro cya gatanu, reka turebere hamwe uruhu rwa Twiga, ingabo y'ubuzima, ikarita y'ubushishozi n'ubwirinzi bufite ireme. Iyo urebye Twiga, ikigukurura kuyireba si uburebure bwayo gusa, ahubwo n'uruhu rwayo. Rufite amabara meza adasanzwe atandukanye n'andi y'inyamaswa, amabara atandukanye n'udushushanyo dutukura, tw'umukara n'ikigina kivanze n'umweru. Si ubwiza gusa, ni ubwirinzi n'ishusho y'ubuzima, kandi ni ubuhanga. Uruhu rwa Twiga rufite akamaro kenshi mu buzima bwayo. Rurakomeye kandi rukomeye ku buryo rushobora guhangana n'udukoko dutera indwara nk'imibu n'amasazi, tutibagiwe n'imiyaga yo mu butayu. Amabara y'uruhu rwa Twiga si ayo kwishimisha gusa, ni uburyo bwo kwihisha, ikizwi nka camouflage. Nubwo Twiga ari nini,
ishyamba ribasha kwihisha mu ruvange rw'amababi n'amabara y'ibiti. Iyo ari ahantu hafunganye, amabara yayo yivanze n'ay'ibiti, bigatuma abanzi batayibona byoroshye. Ni igihangano cya kamere kirenze kwambara. Ikindi kintu gitangaje utaruzi ni uko buri twiga yose iba ifite ibara ryayo ryihariye. Uburyo turiya dushushanyo tuba tumanutsemo, nta twiga n'imwe iduhuje n'indi. Ni nk'imirongo iba mu kiganza cy'umuntu, nta muntu n'umwe ujya uyihuza n'indi. Ni ikimenyetso cy'indangamuntu kamere. Abashakashatsi iyo bari kwiga kuri za twiga, bakoresha utu dushushanyo bazitandukanya n'izindi kugira ngo babashe gukurikirana twiga bari gukoreraho ubushakashatsi. Mu gice cya 6 cy'iki kiganiro, reka turebera hamwe ibihaha bya twiga. Izindi nyamaswa zose, ibihaha biba bikorana n'umutima mu buryo bwa hafi. Iyo igihaha cyangiritse, ingaruka zigera ku mutima. Umutima wakangirika nabyo bikaba uko. Ibihaha bya twiga ni kimwe mu bice by'umubiri wihariye, kuko bigomba guhuza n'uburebure butangaje bw'iyi nyamaswa, bikayifasha guhumeka neza mu gihe cyo guhagarara cyangwa kunama. Mu rwego rwo guhumeka neza, ibihaha bya twiga biba bigomba gutanga umwuka uhagije mu buryo bwihuse, kuko umutima nawo uba wohereza amaraso mu buryo bwihuse, ko twabonye gutera inshuro 170 mu munota. Ibihaha byazo birarenza ku imashini z'umwuka, ahubwo ni ibikoresho bikomeye cyane bifite ubushobozi bwo kugabanya ubushyuhe mu mubiri binyuze mu guhumeka inshuro nyinshi, ikizwi nko kwahagira, bikarinda ko twiga zakicwa n'izuba ry'igikatu. Ubundi ubwo twiga ifite umubiri munini, bityo n'ibihaha byayo biba bigomba kuba binini kandi bigakora cyane. Ibi bituma bishobora kugumana umwuka uhagije igihe kirekire, ndetse bikaba byafasha twiga kuba yamara igihe kinini itinjiza umwuka. Ikindi gitangaje ni uko ibihaha bya twiga bifite uburyo bw'ikoranabuhanga rya kamere rituma twiga ibasha guhumeka neza mu bihe by'ubushyuhe n'imiyaga yo mu butayu. Mu bihe bitoroshye nk'igihe habaye ibyuka bibi cyangwa se ibiyaga byazamuye ivumbi mu butayu, twiga izikomeza guhumeka nta nkomyi, bikayifasha ko igumana ubuzima kandi ikomeza kugenda neza. Muri make, ibihaha bya twiga si ibyoroheje gusa, ahubwo ni isoko y'ubuzima, ikiraro cy'umwuka kigendera mu bunini bwayo, kikayifasha gukomeza kuba umwami w'ishyamba no mu butayu. Mu gice gikurikira, reka turebera hamwe imibanire n'imyitwarire ya za twiga. Ni ubumenyi, kurinda no kwishimana mu butayu hagati yazo ubwazo. Twiga si inyamaswa ibaho yigunze, ahubwo ni inyamaswa zibaho mu muryango. Zikora imiryango yubakiye ku mibanire, imibanire yazo irihariye kandi zubakiye ku bwumvikane no kurindana hagati yazo. Mu ishyamba rya Afurika, aho ibihe biba bikomeye, imyitwarire yazo itanga isomo rikomeye cyane ku bwenge n'ubumwe. Twiga ziba mu matsinda aciriritse, arimo abagore n'abana kenshi. Abagore basangiye inshingano zo kurinda no kwita ku bana, bakagirana umubano hagati yazo kandi ushingiye ku bwitonzi no kwizerana hagati yabo. Ingabo akenshi ziba ziri ku ruhande, rimwe na rimwe zikora urugendo rurerure zijya gushaka ibyo kurya n'amazi. Iyo twiga imwe imenya akaga cyangwa ibimenyetso by'uko umwanzi ari hafi, ihita itanga ikimenyetso mpuruza hifashishijwe umutwe cyangwa se ijwi ryihariye. Ibi ngibi iyo bibaye, bituma izindi twiga zimenya ko hari umwanzi uri hafi aho cyangwa ziri mu kaga, zikihutira guhunga cyangwa kwitegura kurwana n'umwanzi. Ubu butumwa bugufi ariko bukomeye bugira uruhare rukomeye cyane mu kurindira itsinda. Mu matsinda, twiga zifatanya kurinda abana bato. Ibi bituma abana babasha gukura batekanye, bafite umutekano usesuye.
Twiga zikuze zikunze kugaragarizanya ibimenyetso by'urukundo no kwita ku bandi. Zibigaragaza mu gukoranaho zikubana imitwe, ibyo twakita nka communication gentle. Twiga ni inyamaswa zifite imyitwarire n'ubwenge bitangaje, zikunze gusabana no kwiyubaha. Mu gihe cyo kuruhuka, akenshi zishaka ahantu hafunganye hagera umwuka uhagije, zikicara mu matsinda yoroheje. Iyo zigiye gusinzira ngo ziheze, zihitamo umurinzi. Twiga imwe ikasigara ihagaze irimo inacungira izindi umutekano, izindi zikaryama zigasinzira. Cyane cyane akenshi ibikora aba ari ingabo. Kuba twiga zitabarana mu gihe cy'ibibazo nko guhunga umwanzi cyangwa kumurwanya ni ikimenyetso cy'umuco w'ubwuzuzanye n'ubumuntu bushingiye ku gusangira no kwitangira abandi. Uyu murage w'imibanire ukomeza kuba mu itsinda, bigatuma giraffe cyangwa se twiga zibasha guhangana n'ibibazo byose bizugarije. Mu ncamake, imyitwarire n'imibanire ya twiga ni isomo rikomeye kuri buri umwe. Ubwitonzi n'ubwenge bwo kubaho byose bishingira ku matsinda n'imiryango ziba zarakoze, bigashimangira ko ubuzima butabaho mu gukwirakwira, ahubwo bushingiye ku kuba hamwe kandi zigafashanya, bushingiye mu kwitangira no gusangira. Mu gice cya 7 cy'iki kiganiro, reka turebere hamwe ubuzima n'urubyaro. Ese ubundi twiga zororoka gute? Zita ku bana gute? Zibarinda zite? Ubuzima bwa twiga butangira mu buryo bwihariye kandi butangaje. Iyo igihe cyo kubyara kigeze, ni urugendo rw'amarangamutima n'ubuzima, aho inyamaswa nini igomba kwitarabwa. Ziba zigomba kwitwararika cyane kugira ngo zidakomeretsa utwana duto twavutse. Ingore za twiga zihaka igihe kingana n'amezi 18 kugeza kuri 15. Iyi ni imwe mu nyamaswa igira igihe cyo guhaka kinini mu nyamaswa zibaho. Igihe cyose cy'inda kiba ari umwanya ukomeye mu kwitegura kuza ku isi k'umwana mushya. Umwana uzavuka afite uburebure bungana na metero 2. Ni ukuvuga ko twiga ikivuka iba ifite metero zisaga 2. Akaba ashobora guhita agenda mu minota mikeya cyane. Igihe cyo kubyara kiba gihagaze akenshi, umubyeyi ahitamo ahantu hihishe aho umwana bazaba afite umutekano usesuye. Kandi abagore bo muri iri tsinda baraza bakamucungira umutekano kugeza umwana akuze. Nk'uko twabibonye, zibaho mu matsinda, zirunganirana zikanacungirana umutekano. Kwita ku mutekano ni ingenzi cyane. Ahantu hashobora kuba hanini, imirwanire y'inyamaswa ikaguka. Nk'uko nabivuze hejuru, umwana akivuka ahita atangira kugenda. Agenda ku maguru ye, ubu bubasha bwo kugenda ahita bubona. Buba bukenewe cyane kandi aba ari ingenzi mu buryo bwo guhunga umwanzi, kuko mu ishyamba ntabwo biba byoroshye. Aba bana ba twiga bakura buhoro buhoro, bakamenya kwifata no kwihangana, bakagira imbaraga zo kwirinda, bakirinda abanzi baba babataka isaha iyo ari yo yose. Ibi bituma bahorana amahirwe yo gukomeza kubaho no kugera ku bunini bwabo, nk'uko zishobora kugeza kuri metero 6 ibi twabibonye hejuru. Mu myaka 100 iri imbere, twiga zizaba zarahindutse cyane kugira ngo zihangane n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibidukikije. Izo twiga zaba zifite umubiri woroshye kandi ugereranyije, urushaho kuba mwiza, kugenda no kwihuta. Uruziga rw'amaguru ruzaba rufite imitsi ikomeye cyane, irambuye, ifasha kugenda vuba vuba mu butayu, imisozi, amashyamba ndetse no kwibaya. Ijosi ryazo rizaba ryararushijeho kuba rirerire kandi rirekuye.
rituma zishobora kureba kure hashoboka, zinabashe kuzamuka zirisha ibiti birebire bishoboka. Ku ruhu rwazo hazaba hariho utudomo duto dukora nk'urumuri rutagaragara, utuzwi nka bioluminescence. Utu tuntu tuzajya twaka nijoro, dukoreshwe nk'itumanaho ryazo mu kwirinda abanzi. Ubwenge bwazo buzaba bwarateye imbere mu buryo bwose bushoboka. Guhana amakuru bizaba ari kimwe mu bintu by'ingenzi bizajya byifashishwa mu kumenya ingorane hakiri kare. Twiga zo mu gihe kizaza zizaba ari intwari z'ibidukikije, zifasha mu gucunga ibidukikije no kubungabunga ubutayu n'amashyamba. Ese waba ufite amatsiko yo kuzazireba mu myaka 100 iri imbere? Iki gihe twese tuzaba twarapfuye, abuzukuruza bacu nibo bazaba bariho. Bazaba babona Twiga, izo twe twari dusanzwe tuzi bazandike mu mateka, bazige nk'uko natwe twiga za dinosaur. Aha niho dusubikiye ikiganiro ubuzima bw'ishyamba cya none, ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Mu kiganiro cya none twarebeye hamwe urugendo rwo kwiga ku nyamaswa ya Twiga, giraffe, inyamaswa ndende kurusha izindi zose kuziba ku butaka. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mukigezwaho nanjye Jean Markov, ku bufatanye n'abanyeshuri bakaba n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'inyamaswa biga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Kora subscribe usangize inshuti zawe, unakandi like kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bikugeraho ku gihe. Ubu se hari uwo mbwiye nabi? Hari uwo mputaje se? Naho ubutaha.